Namaskar and adab. Needless to say, I'm overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Ndagusuhuje ukunda filime zitandukanye bakunda n'abakire batandukanye n'umunsi muze ko nyine natari byo twibandaho ubundi sinema subuhanzi gusa ubwo n'ubucuruzi bukomeye ushobora kuzana umutungo utagereranywa inganda za sinema nka Hollywood ndetse na Nollywood zinjiza miliyari z'amadolari nyinshi buri mwaka binyuze muri filime ibirori by'ubucuruzi ndetse n'imyidagaduro sinema ibisoko y'imirimo ikomeye ku bantu benshi batandukanye yaba abakinnyi bakina muri filime abazitegura n'abazidirectinga abazicuruza ndetse n'abakora marketing muri rusange abo bose bakabona amafaranga muri sinema uno munsi rero reka maze gusobanura ijambo ryitwa net worth turaza kurevugaho cyane muri kino kiganiro net worth ndisobanura agaciro kose k'umutungo w'umuntu yaba amafaranga inyubako imigabane afite mu bigo bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi bivuga gusa amafaranga afite ku mufuka ubwo ni igiteranyo cy'ibyo atunze byose abakinnyi ba filime bakize cyane ku isi ntibashobora gusa amafaranga cyangwa se bafite amafaranga gusa yo muri filime ubwo bafite n'ibindi bintu byinshi binjirizamo by'inyongera ibyo nabyo ndaza kukubwira muri kino kiganiro kandi turaza kureba abakinnyi 10 bakomeye ku isi bakurikirana imiryango ikomeye cyane bafite filime zikomeye bakinyemo n'ibigo bikomeye bafite bayobora turaza kureba net worth yabo amafaranga binjiza buri kwezi amafaranga make bashobora kubona kuri filime waza gusobanukirwa neza buri mwakiteri ese amafaranga make wabona kugira ngo akukine muri filime nangahe ese amafaranga menshi yakina cyangwa se yafata nyuma yuko akine muri filime ikomeye nangahe byose waza kubisobanukirwa baza gukurikira kuriva ku mwanya wa 10 niho ndaza kuguherera maze tumanuka tugeze ku muntu wa mbere cyangwa se umwakiteri wa mbere ubona amafaranga menshi ufite amafaranga menshi ndetse usabwa n'amafaranga menshi kugira ngo kwagetinge muri filime cyo nagusaba muri aka kanya gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo ibiganiro n'ibi ngibi by'ubwenge bicukumbuye birimo amakuru mashya utaruzi tuzajya bigucika kandi n'amakuru agezweho n'ibindi biganiro bitandukanye uzayibonera igihe ikindi cy'ingenzi nagusaba gukora like kuri no video niba wakunze ibyo dukora. Let's go right now. We don't want your flowers. Don't you touch it! It should be you in the ground. I'll support you. I'm calling the police. Tutinzire zo kunyemera dutangire. Turaza guhera ku mwanya wa 10. Mwanya wa 10 turasanga umwakiteri ukomeye witwa Tom Hanks. Undi amazina cyangwa se izina yamenyekenyeho cyangwa se nickname yiwe yitwa America's Daddy. Tom Hanks afite umutungo uri hafi ya miliyoni 571 y'amadolari. Yinjiza amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 2. Yatinjize miliyoni 2 n'imiliyoni 3 buri kwezi. Filime no yagaragaramo cyangwa se filime no yitabiriye actinzemo shaka kwikoramo miliyoni 5 kugeza kuri $10 y'idolari. Naho filime ikomeye yagaragayemo ashaka kwikoramo miliyoni 20 na miliyoni 30. Afite umugore witwa Rita Wilson n'abana 2. Azwi cyane mu filime akomeye na Forrest Gump, Saving Private Ryan na Castaway. Afite ikigo gikomeye cyitwa Playton gikora filime n'umuziki. Akaba ari umwakiteri twabonye ku mwanya wa 10 mu bakiteri bafite amafaranga atubutse cyangwa se net worth iri ku rwego rwo hejuru. Uze kunyemerera tumanuka tujye ku mwanya wa 9. Umwanya wa 9 nawo undi mwakiteri ukomeye cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe ni umwakiteri ukomeye cyane uzwi muri Hollywood. Undi yitwa Jack Nicholson. Afite umutungo uri hafi ya miliyoni 590 y'idolari ku kwezi yinjiza amafaranga ari hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 buri kwezi. Filime no yagaragayemo cyangwa se filime no yitabiriye ushaka kumwiriza miliyoni 5 kugeza kuri miliyoni 10. Naho filime ikomeye nawe ushaka kumwiriza miliyoni 20 kugeza kuri 25. Afite abana 3. Azwi cyane muri The Shining, Batman ndetse na One Floor Over the Cuckoo. Afite ibikorwa bikomeye cyane bitandukanye by'ubucuruzi bimwinjiza amafaranga atari makeya. Tuze gukomeza ku mwanya wa 8. Undi mwakiteri nawe twaguteguriye muri no top 10 yacu nawe ufite amafaranga menshi uzwi cyane yitwa Brad Pitt. Azwi nka Hollywood icon cyangwa se nickname azwiho. Undi Brad Pitt afite umutungo uri hagati ya miliyoni 594. Akaba ari umutungo cyangwa se estimation y'amafaranga afite. Amafaranga yinjiza buri kwezi ni hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4. Filime no yagaragayemo cyangwa se filime no yaktinzemo no mugabo ushaka kumereza miliyoni 10 y'idolari. Naho filime ikomeye yagaragayemo
ashaka kumeza hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30. Afite abana batandatu. Azwi cyane mu mafilime atandukanye nk'iyitwa Fight Club, Troy ndetse na Once Upon a Time in Hollywood. Afite ibigo bikomeye cyane nka Plan B Entertainment, ikigo gikora filime. Akaba rero ku mwanya wa 8 muri top 10 na gutegure kuri uno munsi. Uzi ko nyuma rero dusimbukiye ku mwanya wa 7 naho turasanga uri mwacteur ukomeye cyane uzwi cyane yitwa Robert De Niro. Abakaba muri filime yitwa Godfather, ari watinze nka Godfather. Robert De Niro afite umutungo uri hagati ya miliyoni 735 amafaranga yinjiza buri kwezi, yinjiza hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4 buri kwezi. Filime ino yagaragayemo no mugabo ishaka kumereza miliyoni 5 kugeza kuri miliyoni 10, naho filime ikomeye ishaka kubikuramo miliyoni 20 kugeza kuri miliyoni 30. Afite abana barenga batandatu. Azwi cyane muri filime zikomeye nka Taxi Driver, The Godfather yamugeze cyamamare Party 3 ndetse na The Irishman. Afite ikigo cyitwa Tribeca Enterprise gikora filime n'ibirori bitandukanye. Taza gukomeza ku mwanya wa 6 no turasanga umwacteur ukomeye yitwa George Clooney. George Clooney married Amal Alamuddin this year. Amal is a human rights lawyer who worked on the Enron case, was an advisor to Kofi Annan regarding Syria, and was selected for a 3-person UN commission investigating rules of war violations in the Gaza Strip. Afite umutungo uri hafi ya miliyoni 442 z'amadolari ya Amerika, injiza hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 5 buri kwezi. Filime ino yagaragayemo no mugabo ashaka kumereza miliyoni 10, naho filime ikomeye ashaka kumereza hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40. Afite umugore yitwa Amal Clooney n'abana babiri. Azwi cyane muri Ocean's 11, akinye muri filime yitwa Gravity ndetse na Syrian. Afite ubucuruzi bukomeye cyane nka Casamigos Tequila. Akaba ari umugabo dusaka ku mwanya wa 6 cyangwa se umwacteur dusaka ku mwanya wa 6. Uzi ko nyuma tumanuke gatoya tujye ku mwanya wa 5 kuri top 10 yacu twaguteguriye kuri aba star ba acteur bakomeye cyane bafite amafaranga menshi. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo cyane uzwi cyane yitwa Tom Cruise. Tom Cruise afite umutungo uri hagati ya miliyoni 891, yinjiza amafaranga ageze kuri miliyoni 5 na miliyoni 3 buri kwezi. Filime no yagaragayemo ashaka kwinjiza miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 20. Naho filime ikomeye cyane yagaragayemo cyangwa se actingzemo ashaka kwikuramo miliyoni 70 kugeza miliyoni 100 y'amadolari. Afite abana batatu arimo Suri Cruise, azwi cyane mu mafilime akomeye cyane nka Top Gun, Mission Impossible series ndetse na Age of Tomorrow. Afite ikigo gikomeye cyane cyitwa Cruise. Turakomeza ku mwanya wa 4. Mwanya wa 4 naho turasanga uri mwacteur ukomeye, abantu benshi baramuzi. Abantu ba filime bose mumenyeka ko bagomba kuba bamuzi. Abantu bihebeye industry ya filime bashaka kuba bamuzi. Ku mwanya wa 4 rero turasanga Dwayne Johnson. Ubundi Dwayne Johnson abantu bamumenye ntabwo bamenye nka Dwayne Johnson. Ahubwo Dwayne Johnson abantu benshi bamuzi mu buzima Dore. Afite umutungo uri hagati ya biliyoni 1.19 y'amadolari. Yinjiza miliyoni 6 na miliyoni 7 buri kwezi. Filime noyo no mugabo yagaragayemo intoya gusa ishaka kumereza miliyoni 20. Naho filime ikomeye yagaragayemo ishaka kumereza hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 70. Afite umugore witwa Hoena Ashiani n'abana batatu. Azwi muri filime nka Fast and Furious Presents, azwi muri filime yitwa Hobbies and Show, azwi muri filime yitwa Jumanji. Izi filime zose wagibonamo no mugabo. Naho afite ubucuruzi bukomeye nk'ubwitwa Takwira, akaba ari ubundi buryo yinjiza amafaranga usibye muri filime gusa. Tuza gukomeza ku mwanya wa 3. Umwanya wa 3 no turasanga uri mwacteur ukomeye yitwa Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld afite umutungo ukomeye cyane amafaranga menshi. Afite umutungo uri hagati ya biliyoni 1 na miliyoni 100, yinjiza hagati ya miliyoni 8 buri kwezi. Filime ye no yagaragayemo ashaka kumereza miliyoni 5 kugeza kuri miliyoni 10. Naho filime ikomeye yagiyemo cyangwa se filime ikomeye cyane yaktinzemo ashaka kumereza miliyoni 30 na miliyoni 40. Afite umugore witwa Jessica n'abana batatu. Azwi cyane muri filime yitwa Seinfeld, aho yanamuhaye rino zina. Azwi muri filime yitwa B-movie, akaba ari n'umukomediye cyane. N'izindi filime zitandukanye yagaragayemo. Afite ubucuruzi mu bijyanye n'inyubako n'imyidagaduro. Turakomeza ku mwanya wa 2. Umwanya wa 2 umugabo tuhasanga abantu benshi baramuzi yitwa Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger afite umutungo uri hagati ya biliyoni 1 na miliyoni 200, yinjiza miliyoni 10 buri kwezi. Filime ntoya yagamwinjiza amafaranga make cyangwa se filime ntoya yatinzemo ushaka kumwinjiza miliyoni 5 na miliyoni 15, naho filime ikomeye ushaka kwikuramo miliyoni 40 cyangwa se miliyoni 50. Afite abana 5, azwi cyane muri filime nka Terminator, Predator ndetse na Total Recall. Afite ibikorwa byinshi by'inyubako, amahoteli n'imigabane mu bigo bikomeye. Tuzakomeza ku mwanya wa mbere. Ndabizi ufite amatsiko yo kumenya ngo nindi ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga undi mwacteur nawe ukomeye yitwa Shahrukh Khan, akabazwi cyane ku izina rya King Khan. Shahrukh Khan afite umutungo uri hafi ya biliyoni 1 na miliyoni 400, yinjiza amafaranga ari kuri miliyoni 12 buri kwezi. Filime ntoya yagaragayemo n'umugabo ushaka kumwinjiza miliyoni 5 na miliyoni 10, naho filime ikomeye yagaragayemo ushaka kumereza miliyoni 30 na miliyoni 60. Afite umugore witwa Gugwari Khan n'abana 3, azwi cyane muri filime yitwa My Name is Khan ndetse na Patani. Afite ikigo gikomeye cyane cyitwa Red Series Entertainment gikora filime nyinshi. Ngiyo rero top 10 naguteguriye ngabo basiteri bakomeye cyane, ngabo acteurs bakomeye muri filime industry ariko bafite amafaranga menshi, bafite network ku rwego rwo hejuru, binjiza amafaranga atubutse. Byinshi wabimenye yaba ari amafaranga akeneye kugira ngo umuntu n'umwacteur acting muri filime yawe ndetse n'amafaranga make ushobora kumubonera. Ngibyo rero ibyo naba nkubwiye kuri uno munsi. Reka nsoze nkubwira ngo Imana ibane nawe. Nje wumvaga ningowe ntwara rikaje. Iyi channel uri kumva nanagushikaze gukora subscribe kuri yo witwa Spotlight Jam, aho ibiganiro nk'ibi ngibi bizajya bitambuka buri munsi ndetse n'amakuru atandukanye. Yishiro uzayishishikazwa kubyumva buri gihe. Naho ubundi ikindi kintu wakora jya muri comment section wandike icyo ushaka twazakubwira ubutaha. Naho ubundi reka nsoze nkubwira ngo Imana ibane nawe kandi imigisha Imana itange nawe ibihe byose. Asraviste.